Yesu Kristo umwami nashimwe bene data. Amazina nkuko mbabwira nitwa Didier, ngahamagarwa cyane nka Didi. Uyu munsi wa none nifuje kubaganiriza amagambo y'ubwiru cyangwa agoye gusobanukirwa, ariko hamwe n'umwuka w'Imana turaza gusobanukirwa hamwe. Yesu nashimye. Ubwiru ni ibintu byari bihishwe, iyo bitakiri ubwiru biba bimaze guhishurwa. Rero ni ubwiru kuri benshi, ariko uyu munsi ni ubwiru bugiye guhishurwa. Icyo nshaka gusobanuraho ni isano iri hagati y'ubutatu butagatifu bw'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, n'umuntu, ubugingo, umwuka n'umubiri. Ndaza kubereka isano ndetse ndabaha n'ibyanditswe muragenda musoma. Noneho mbere y'uko wumva iyi audio, waba uyihagaritse ugafata agakaramu, ugafata naho kwandika bino byanditswe nk'uko umwuka w'Imana aranshoboza kubivuga. Ndagira ngo uko mbivuga urarushaho kubisoma, kuko nabivuga mu ncamake, ariko nshaka gusobanura cyane ubutatu butagatifu. Ngiye gusobanura, titre wahita ngo isano iri hagati y'ubutatu butagatifu bw'Imana, ndetse abakristo bamwe ntibabyizera, ariko benshi percentage nini yizera ubutatu bw'Imana, ariko bamwe ntibabisobanukirwa. None nshaka gusobanura ubwiru nk'uko umwuka w'Imana yabimpishuriye. Reka mbibutse ko Imana yihishurira buri wese nk'uko ishaka. Yabivuze mu Migani 8:17 ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Njye nagize umwete wo gushaka kumenya Imana mu butatu bwayo, kuko nabuze uwabinsobanura ngo numve nyuzwe. None igihe kimwe nigeze gusenga njya hafi nk'aho hari igihuru, saba Imana ngo Mana nashaka umpishura nibura ambwira ijwi, nibura nyishuta, ariko nshaka kumenya koko uri Imana imwe ukagaragara mu butatu nk'aho uri Imana eshatu. Numvaga nanjye binshanze, kuko nagize amahirwe yo kubazwa n'Abasilamu, kuko bo bavuga kuri Allahu ahad, Allah samad wa lam yalid wa lam yulad, bivuga ko Imana ntiyabyaye ntiyabyawe, nta n'icyo isa nacyo ubwayo, mbese irisa. Ntabwo, niyo mpamvu batemera ko twaremwe mu ishusho y'Imana, we ko Imana ifite ishusho itandukanye n'iy'abantu, kandi bakongera bakihakanya. Icyo ngicyo rero si icyo mvugaho. Ikindi bakemeza ko Imana ari imwe rukumbi, na Bibiliya ikagaragaza yuko Imana ari imwe rukumbi. Waje kunzanira banyereka ibyanditswe byo muri Bibiliya bigaragaza ko Imana ari imwe, ngasaba mugani nk'uwavangiwe, ariko ngasigara mfite ikibazo nshaka kumenya ni gute Yesu aba Imana akongera agahinduka umuntu. Ni gute Yesu ko ari Imana abasha gusenga se uri mu ijuru ko ari we Mana, kandi bikagaragara nk'aho Yesu asenze nk'ikiremwa, kandi Imana atari ikiremwa. Imana ni umuremyi, ntiwayigereranya ku biremwa. Noneho hano bikancanga, bituma ngira umwete nk'uko byanditswe mu Migani 8:17 ngo nkunda abankunda abanshakana umwete bazambona. Njye nagize ishyaka ryo gushaka Imana n'umwete, nshaka kugira ngo nyihishurirwe. Imana igihe kiragira nyihishurira, kugira imishurire yabanje kunsobanurira ndetse no guhishurirwa ubumana bwa Yesu. Iki kintu ndagitindaho cyane, kuko niho hari umutego. Ndasobanura uko Yesu ari Imana n'uburyo yahindutse umuntu, ariho habera cyane umutego utuma benshi bitwaza ko atari Imana. Iki kintu ndagisobanura. Reka mbere y'uko ngisobanura tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mbaye ngushimiye kubw'ubuntu wangiriye ukanyihishurira, ndetse ukangira umwigisha wo gusobanura ubwiru bwawe, kuko kubwanjye kuba ntarize teoloji, kuba ntageze mu ishuri rya teoloji, ariko ukampishurira ubwiru abanyabwenge n'abizi biteka rimwe na rimwe badahishurirwa, ukabihishurisha ubuntu bwawe. Ndaye gushimiye Nyiringabo wera wa Isiraheli ineza wangiriye.
muri aka kanya rero kubw'ubuntu wanshizeho mwami ngiye kubutambutsa buno butumwa kugira nkura mu rujijo benshi byo bagiye bicanga nk'uko byageze binshanga nanjye utarabimishurira cyo gishaka kumenya. Urakoze kuko ugiye kubana nanjye mu gutambutsa buno butumwa, reka buri wese ajye kurangiza kumva iyo audio nta rujijo amaze kuva mu gatebo k'uwo byacanze mu izina rya Yesu, amina. Reka mpere ku butatu mu isano yabwo, nabihera mu itangiriro. Bibiri igaragaza neza yuko Imana ari imwe, ntaho birivuga yuko Imana ari eshatu, ntaho byanditswe. Imana ni imwe. Aha ngaha mperutse gusura ku mazina atatu y'Imana, mvuga kuntu Imana ishaka kuvuga yuko ari Imana imwe, yivuga nka Yehova. Yehova cyangwa Yahweh. Yahweh cyangwa Yehova ni izina ry'Imana rigaragaza ubumwe bwayo, rivuga nka ndiho, ntabwo ari turiho, ni ndiho. Izina ndiho ry'Imana risobanura yuko yo yahozeho, iriho kandi izahoraho. Yivugira mu ndagihe kuko imyaka 1000 n'ubwasha isigara yitwa ndiho. Rero ntabwo yigeze isaza na nubwo izasaza. Reka mbibutse n'aka kantu, iyo ikintu bavuze ngo kino cyahozeho baba babwira ibihari yuko iki kintu impamvu ko cyababanjirije kuba kiriho. Iyo bavuze ngo iki cyahozeho baba bavuze ngo mbere yuko mwebwe muhaba, mbere yuko bino bihaba, kino cyari gihari. Nicyo biba bishatse kuvuga, kino cyabanjirije ibihari. Noneho kugira Imana yitwa ko yahozeho, ibiri kuvuga iba yikuye mu biremwa, ivuga yuko ibyaremwe byose ntibyahozeho. Ariko Yesu ntari mu byaremwe, niyo mpamvu yitwa uhoraho kandi yahozeho. Naje mbahereza ibyanditswe. Bibanza gukura icyambere cyo kuvuga ngo ninde waremye Imana. Iri kosa rikunda kuba mu bantu, uvuga ngo ninde waremye Imana, uba ushatse kumenya umuremyi. Noneho ukaba ukoze ikosa ryo kwita Imana ikiremwa. Iki kintu ndashaka ucyumve neza. Uvuze ngo ninde waremye Imana, icyo kibazo ukakibaza uba ushatse kumenya umuremyi wa byose utararemye, kuko umuremyi si ikiremwa, Imana ni umuremyi. None ushatse kumenya uwayiremye uba ushatse kumenya umuremyi, ntabwo uba ushatse mu magambo Imana uyise ikiremwa. Niryo kosa rya mbere uba umaze gukora. Niyo mpamvu umuntu wese ushatse ngo mbese ninde waremye Imana, uba ushatse kuvuga ngo Imana yaremye ijuru n'isi, Imana nyiribihe, yahozeho iriho kandi izahoraho. Iyo uvuze ngo niyo yabanje, yabivuze muri Yesaya 43 umurongo wa 10 ngo turi abagabo bo guhamya ibyayo, yuko nta Mana yigeze iyibanziriza kubaho ngo uyireme. Ubwayo yaragisubije Imana ngo nta Mana. Yesaya 43 umurongo wa 10 ngo muri abagabo bo guhamya ibyanjye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesaya 43 umurongo wa 10 kuri 11 ivuga yuko Imana yari kubwira Yesaya, imara ikibazo cy'amatsiko abana b'abantu twibaza cyane, ninde waremye Imana. Imana iribwira Yesaya, aramubwira iti ngo ninjye Uwiteka. Iravuga ngo nta Mana yigeze imbanziriza kubaho ngo indeme. Mwene magambo, Imana niyo muremyi, nta wundi muremyi mbere yayo wabayeho ngo ayireme. Niki ishatse kuba ko yo ni umuremyi, yo si ikiremwa. Aho ngaho baje kwikura mu biremwa. None rero ngo nta n'uzigera mperuka, nta yambanjirije kubaho, nta n'izamperuka. Iki niyo mpamvu yitwa Alufa. Alufa ni A, ni alphabet ibanza yitwa A. Omega ni Z. Alpha beta, iyo bize matematike na za trigonometry bakuna kuzikoresha imibare. Bavuga alpha bavuga A, beta ni hakaba n'izitwa gamma. Noneho iyo bavuga alpha bavuga A, ubanza letter ibanza, inyuguti ibanza muri alphabet za A bas nuko. Noneho omega ni iheruka. Rero nta yabanjirije A, nta nizaheruka Z. Rero ushatse kumenya yabanjirije A nta yihari.
noneho imana ivuga yuko ari nka alpha, iri kwerekana yuko nta yayibanjirije kubaho ngo uyishireho, bikavuga yuko ari omega, inshuro y'iherezo yuko nyuma yayo nta mana izigera ihaba ngo igereranywe nayo. niyo mpamvu igihe cyose rero imana ivuga ngo ninjye uwiteka, ninjye wahozeho ndi uwiteka, nitwa itangiro nkabiherezo, ibivuye ngo nta wambanjije kubaho ngo ntangire, nta n'uzamperuka ngo nkureho. rero imana yivuga yuko ariyo alpha na omega, kugira ngo hano birasobanukiwe. rero nushaka kumenya inde waremye imana, uzaba ushaka kumenya uwabanje ni uwiteka, ni umuremyi, si ikiremwa. ikindi uzaba ukoze ikosa ryo kwita imana ikiremwa kandi yari umuremyi. iki nkiveho rero, hari ibigaragaza Yesu ko ari umuremyi atari ikiremwa. Yohana wa gice cya mbere, ubutumwa bwitwa bwanditswe na Yohana igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, haraho ngo mbere na mbere hariho jambo. uyu jambo bavuga ni Yesu Kristo, ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. ndashaka twumvire ijambo yahoranye, none magambo nta gihe batahoranye, nicyo bishatse kuvuga. yahoranye n'Imana, none magambo nawe basangiye kwitwa uhoraho, basangiye kwitwa uwahozeho, kuko yahoranye nayo. rero niyo mpamvu bavuga ngo mbere na mbere hariho jambo. uyu jambo yahoranye n'Imana, bavuze ko uyu jambo bamwise uwahozeho kuko yahoranye n'iyahozeho. noneho ngo kandi ijambo yari Imana. hano rero umurongo wa gatatu havuga ngo mbere na mbere uyu jambo yahozeho kandi yari Imana. umurongo wa gatatu havuga ngo mu byaremwe byose. muze kuhasoma Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, ngo mu byaremwe byose. hano rero bagiye gukura jambo mu biremwa, mu byaremwe byose, nta na kimwe kitaremwe na jambo. haleluya. hano Yesu rero ntakiri mu biremwa. niba wajyaga umwibeshyaho ukamwita ikiremwa ukavuga ngo niwe Imana abanje kurema, uzaba ukoze ikosa. hano Yesu avuye mu biremwa, ni umuremyi, kuko we yahoranye n'ihoraho, kuko nawe yahozeho kandi yahoze ari umwe n'ihoraho. rero mu kwitwa ndiho barabisangiye. bino ndaje mbisobanure. Yesu kwitwa uwahozeho, yahoranye n'Imana kandi ari ijambo, kandi ngo ijambo yabaye yari Imana. umurongo wa gatatu wavuze ngo mu byaremwe byose. iri jambo uze kuhasura umurongo wa gatatu Yohana igice cya mbere, mu byaremwe byose. bagiye kuvuga ibiremwa byose. ni ibihe byabanje kuremwa? Bibiliya igaragaza itangira igice cya mbere umurongo wa mbere ngo mbere na mbere icyo Imana abanje kurema ni ijuru n'ibirituyemo, icya kabiri rema isi n'ibirituyemo. mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. nani magambo icyo Imana yabanje kurema si Yesu, ahubwo ni ijuru n'isi. haleluya. noneho hano Yesu Bibiliya ikagaragaza ko mu byaremwe byose, bahereye ku ijuru n'ibirituyemo n'abamarayika byose, ngo nta na kimwe kitaremwe na jambo. uyu jambo rero aza mu murongo wa 10, nibwo yaje ahinduka umuntu, bicanga n'isi yo yaremye. umurongo wa 10 iyo utarutse ukaduheragera ku murongo wa 10, iyo jambo Yohana igice cya mbere nicyo turiho, ugane ku murongo wa 10, haravuga ngo uyu jambo ngo yaje mu isi kandi isi ari we wayiremye. bivuze ko ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. uyu waje mu isi nta na kimwe kitaremwe nawe, yaje mu isi kandi ari we wayiremye. ngo ariko isi ntiyamumenya. noneho bavuga ngo yaje mube, ariko abe ntibamwakira. murongo wa 12, ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye ari we Kristo Yesu, ngo babahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. ngo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ahubwo babyawe no gushaka kw'Imana. 14 bavuga kugira utibeshe ugira ahari ngo ni Imana atari we jambo bavuga, ukwera ngo nundi bavuga. umurongo wa 14 hari ngo nuko jambo ahinduka umuntu. hano rero bikakwibaza, uyu jambo waje mu isi wayiremye, yaje ahinduka umuntu. mbibutse kino, umuntu ni ikiremwa. kuko umuntu ari ikiremwa, Yesu yaraje yambara icyo yaremye. isi ni umurimo w'intoki ze, umubiri ni ikiremwa. umubiri wa Yesu wararemye. rero kuko Yesu yaje yambara umubiri ahinduka umuntu, kandi umuntu mu kuremwa kwe ntabasha kumenya byose.
umuntu mu kuremwa kwe afite limite mu gutekereza. Umuntu mu kuremwa kwe ntashobora byose nubwo ari ibyo ashoboye. Umuntu mu kuremwa kwe afite limite, afite amarangamutima. Umuntu mu kuremwa kwe noneho uyu Yesu igihe yahindutse umuntu, ntabwo yahindutse igice cy'umuntu, yahindutse umuntu wuzuye, yujuje ibyangombwa byose by'ubumuntu. Yesu nk'umuntu ni ikiremwa kuko umuntu we yararemwe, ariko Yesu ntiyaremwe kuko ijambo yahindutse umuntu. Kubera iki? Aje kupresenta uwo yaje gupfira no gucungura. Impamvu yari akwiye kwambara umubiri, iyo aza mu ishusho y'intare ariko baje gupfira inyamaswa, iyo aza kuza mu ishusho y'amarayika ariko baje gupfira abamarayika baguye, ariko agaciro k'ubugingo bw'umuntu bwagize imbere y'Imana bwatumye Yesu yambara umubiri kurepresenta uwaje gupfira. Niyo mpamvu byamusabaga guhinduka umuntu kugira ubwe abone kugira umubano n'abantu ashaka kubacungura. Uyu rero jambo yaje yuzuye ubuntu n'imbabazi no gukiranuka n'ukuri. Haleluya, kandi niwe kuri. Aha ngaha bitangirira hehe? Mu gice cya Ezekiyeli igice cya 34. Imana ivuga ku bungeri batari beza, batitwaye neza, bataragiye umukumbi. Noneho igihe ari kuba ku mungeri yavuze igice cya 34 umurongo wa 15 no 16. Ndashaka nkwereke aho Yesu impamvu ari Imana kuntu uhereye mu isezerano rya kera turajyayo tuza no mu isezerano rishya. Isezerano rya kera 34 Ezekiyeli nakuvuga ngo ugira aho kwandika uze kuza kuwasoma umurongo wa 15 no 16. Aratubwira ngo Uwiteka ni uvuga ngo njye ubwanjye. Hano ntabwo Imana izatuma umuntu, ntizatuma undi muntu, ntizatuma undi, ubwayo izahinduka umuntu. N'ikiri kuvuga ngo njye ubwanjye ninjye. Ni hano Imana ikuvugira muri rya jambo ndiho, kuko hano ntivuze ngo turiho. Rero ngo njye ubwanjye. Ezekiyeli 34 umurongo wa 15 na 16. Ndaje nkwereka aho byasohoye mu isezerano rishya. Ndashaka ko buno buhanuzi Ezekiyeli yahanuye aho byasohore mu isezerano rishya ko ari Yesu waje akabisohoza. Yaravuze 34 umurongo wa 15 na 16 ngo njye ubwanjye nziyizira nzimanukira, nzashakisha umukumbi mu ruhure intama za. Hano Yesu ngo njye ubwanjye, njye Uwiteka njye ubwanjye ninjye uzakiza umukumbi, ninjye uzakiza intama zanjye, nzazishakisha n'izazimiye. Aha ngaha hari amagambo akomeye cyane, nzazishakisha n'izazimiye. Muze kuhasoma neza. Njye ubwanjye intama zanjye nzazishakisha kandi umukumbi wanjye nzawuruhura. Niko Uwiteka Imana ivuga. Hano Uwiteka Imana ivuga yuko ubwayo itazatuma undi, ubwayo izaza mu bantu, iza kwishakira umuntu wazimiye. Hano bigasohorera he rero? Luka 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10 bigaragaza inkuru za Zakayo ukuntu Yesu yamubonye kandi uyu munsi ndarari wawe. Umurongo wa 10 Yesu avuga miso yamuzanye cyatumye ahinduka umuntu, ngo umwana w'umuntu. Hano noneho Yesu hano yanze kwitwa umwana w'Imana kuko ahindutse umuntu, ari kubibutsa yuko yahindutse umuntu ndetse ahinduka umwana w'umuntu. Niyo mpamvu rero umuntu bisobanura Adamu. Mu Giswahili bavuga ijambo mwana Adamu, umwana wa Adamu, umwana w'umuntu. Ngo umwana w'umuntu ni mwana Adamu, umwana wa Adamu. Adamu risobanura umuntu. None Yesu yavuga ngo ni umwana w'umuntu, yagaragazaga isano na Adamu n'umuntu. Noneho yita umwana w'umuntu agaragaza isano ko ari umwana wa Adamu kuko Eva yavuye muri Adamu. Yesu yaje ari imbuto y'umugore, ntabwo ari imbuto y'umugabo w'inyama n'amaraso. Yaje ari imbuto y'umugore, kandi imbuto y'umugore ni umubiri wa Yesu. Mariya yari akwiye kubyara ariko si yabyaye Imana, yabyaye Yesu nk'umuntu. Iki kintu mucyumve neza, kuko Mariya yabyaye Imana akaba nawe ari Imanakazi. Ariko nk'uko bagatulika bavuga ngo Yesu umwana w'umubyeyi w'Imana wajya dusatwa abanyabyaha. Oya, ntabwo Yesu ari umubyeyi w'Imana, yabyaye umuntu. Niyo mpamvu Yesu hano yaravuze ngo umwana w'umuntu yaje gushaka no gukiza icyazimiye. Luka 19 umurongo wa 10. Umwana w'umuntu yaje gushaka no gukiza icyazimiye. Aya magambo Yesu avuze
biragaragara yuko ari kuvuga nk'umuntu nk'atari Imana, ariko ugasanga uwaje gushaka no gukiza icyazimiye hari ubivuga muri Ezekiyeli bitaraza, abo ngo njye ubwanjye Uwiteka ni njye uzaza gushaka izazimiye. Ahangaha nta muntu w'inyama n'amaraso wabivuze. Noneho iyi ngiyi yavuze muri Ezekiyeli 3:15-16 ngo ubwayiziyizira itatumye undi, ngo iza kwishakira izazimiye no kuzikiza. Ni Yesu waje Jambo Umuremyi, ari we Uwiteka, yaje ahinduka umuntu aza gushaka izazimiye, kuko ni abantu. Twebwe abantu rero tura intama zayo, bitatu rero babasha gutanga ubugingo ashaka gucungura umuntu. Haleluya. Niyo mpamvu rero hano mu bintu byacanze n'abamarayika bigacanga Satani agiye no kugaragaza Yesu muri cyaje mu butayu muri Mateyo 4:4, ni ukuntu Imana mu bumana bwayo yambura icyubahiro cy'ubumana ikambara ubusa, ikambara umubiri, igahinduka umuntu. Paul yarabihishuriwe cyane nubwo atasangiye na Yesu, yarabivuze mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6, muze kuhasoma. Abafilipi 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6, yavuze ngo mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu wo guca bugufi. Nicyo yavugaga. Avuga umurongo wa 6, avuga kamere z'uburyo bubiri kugeza ku wa 7, ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana. Mene magambo, Yesu origine ye si ya kamere ka marayika, si kamere ya muntu, ahubwo ni akamero k'Imana. Muri make ni nature, kamere y'Imana, ni ukuba Imana nyayo, utari Imana y'igice. Ngo nubwo abanje kugira akamero k'Imana, ntiyabonye yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Bishatse kuvuga iki? Yanze kugundira guhwana n'Imana kuko arahwanye nayo. Nicyo bishatse kuvuga. Ngo ntiyabonye yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yicisha bugufi, yambara ubusa, yihinduka umuntu. Umurongo wa 7 ngo nuko afata kamero k'umuntu, afashe kamere ya kabiri, nature of human being. Hano yahoze muri kamere y'Imana, ari Imana ubwayo. Noneho yanga guhwana n'Imana kubigundira kuko arahwanye nayo, yahoranye nayo, basanga icyubahiro nayo kuva kera kose itararemwa n'ijuru. Noneho ngo yiyambika umubiri. Ndashaka kureba agaciro k'ubugingo bw'umuntu, kuntu twebwe duhinduka abana b'Imana tukaruta abamarayika, kuko twebwe twitwa bene se wa Yesu, twenutse abana b'Imana. Abamarayika baradukorera, twe ntitubakorera. Nitikwereka agaciro ubugingo bw'umuntu bwagize imbere y'Imana, guhinduka baragwa b'ubwami bw'Imana tukazacira abamarayika Imana. Nibigaragara ko twahindutse abana dusangiye nawe umurage. Haleluya. Dusangiye umurage. Ubyo Yesu nk'uko yarazwe byose, natwe azaturaga isi. Haleluya. Aturage no kuba abana. Mbese yaramaze kubituraga. Rero ngo tuyaduhindura abatambyi, aduhindura abaragwa, aduhindura abana, duhabwa agaciro kuruta abamarayika. Abakera nta bari abantu b'Imana, ariko ubu ngubu Imana ivugana n'umuntu nk'umuhanuza kuzura umwuka w'Imana, kandi ngo mwumve bana banjye. Mbere yajyaga ivuga ngo bantu banjye, ariko ubu twize kera duhinduka abana b'Imana, bamwize duhinduka abana. Aha tuhita duhabwa agaciro karuta abamarayika, kuko Yesu bamugereranyije, bagaragaje itarwa riri hagati y'umwana n'abamarayika mu Baheburayo, bagaragaza ukuntu Yesu ari umwana, abamarayika bakaba abagaragu. Haleluya. Noneho hano bavuga ngo twebwe noneho kuko turi abaragwa hamwe na Kristo, ni iki cyubahiro twese turuta abamarayika. Niyo mpamvu bazadukorera, ariko twebwe ntituzabakorera. Yesu nashimwe cyane kuko twahindutse abana. Haleluya. Noneho nkagaruka kuri iki, Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa nyuma wa 16. Impamvu navuga ngo ububwiru bw'Imana bwarabacanze, muhasome urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Haro ngo si ugushidikanya, niko havuga. Ubwiru bw'ubumana burakomeye. Imana kwerekanwa ifite umubiri byarabacanze. Paulo arabishirwa bibwira Timoteyo, si ugushidikanya. Haleluya. Muhasome urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 3:16. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikabonwa nk'abamarayika, ikagaragara ikiranuka mu mwuka, ikabwirizwa mu mahanga. Ni Kristo tubwirizwa, ngo agahazamurwa, agahabwa icyubahiro.
ibi ni byari byasohoye. ninde uvugwa hano? ni ijambo. uwaje yambara umubiri, haleluya, yigaragara Imana ifite umubiri. amaze gucungura umuntu, mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere avuga ngo kera Imana avugana natwe mu basekuruza bacu inyuze mu kanwa k'abahanuzi, ariko muri iki gihe cy'imperuka ivugana natwe inyuze mu kanwa k'umwana wayo. ngo yashiriyeho, yahaye akazi ko kuba umuragwa wa byose, ngo ni nawe yaremesheje isi. hano mbibutse, hano sasa ubutatanu butangira gukora ibi. Imana Data niyo yaremye ijuru n'isi, ariko iremesha Yesu. Imana Data yaremye ijuru n'isi, ariko ikoresha Yesu kubirema. Yesu rero yakoze nka Adonai. Ndetse kuvuga amazina y'Imana Adonai risobanura umukozi w'umuhanga. ni igihe Imana igaragarira mu bikorwa by'ikora, idushyira mu bikorwa by'ivuga ibikora nka Adonai. hano Yesu niwe Adonai kuko niwe mukozi w'umuhanga, niwe ushyira mu bikorwa ibyo se ashaka. igihe Imana ashatse kurema, ishatse kubumba isi, ishatse kubumba n'ijuru, Yesu niwe mukozi w'umuhanga, niwe Data yakoresheje kuremesha isi. niyo mpamvu bavuga muri Baheburayo 1:2 ngo uwo niwe Imana yaremesheje isi. umurongo wa 3 niwe shusho Yesu, ndetse igaragaza no kurabagirana k'ubwiza bwawe. Yesu ni ishusho y'Imana, Yesu ni umubiri w'Imana. Nk'uko ukoresha umubiri wawe gukora ibyo ushaka, ukaba ushaka kubaka inzu ugakoresha umubiri wawe, umutwe wawe n'ibitekerezo byawe, ubugingo bwawe nibwo bufata umwanzuro kuzamura inyubako. ariko inyubako ikishyira mu bikorwa ni umubiri wawe. rero ishyira mu bikorwa ibyo ukora, umubiri wawe ukora nka Adonai, ukora nk'umukozi w'umuhanga. iyo bavuga yuko uzi gukora neza, wubatse inzu nziza, umutima wawe uranezerwa, ni ubugingo bwawe, hanyuma n'umubiri wawe nawe ukabyungukiramo, kuko rero washyize mu bikorwa ibyo umutima washatse gukora. ni muri ubwo buryo rero Imana yagiye kurema, igihe uyihimbaje ko ariyo muremyi wa byose. mu butatu butagatifu Yesu arabinezererwa, kuko niwe uzabuhimbaje, na se wabigambire kubirema, kuko akoresheje umwana azabinezererwa, kuko Yesu na se ni umwe n'umwuka wera. Haleluya. ahangaha rero Timoteyo wa mbere 3:16 havuze ngo iki, ngo ubwiru bw'ubumana si ugushidikanya burakomeye. ngo Imana kwerekanwa ifite umubiri, muhasome neza, ngo ikagaragara mu isi ikiranuka mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, kuko ntibayibonaga. bata no kubona Imana yambaye umubiri, igenda nk'abantu, irya nk'abantu, irananirwa, mbese birabacanga. none igihe cyose Yesu ashaka kuvuga nk'umuntu, yavugaga nk'umuntu utamenya byose. niyo mpamvu yanze guhishura umunsi azagarukiraho, si uko atawuzi nk'Imana. Yesu nk'umuntu yarazi umunsi azagarukiraho, ariko kuko bashatse kwinjira muri iyi fayiro, na Daniel yashatse kubibaza marayika, arambwira ngo si iby'abo kumenya. Yohana uwahishe ibyahisho ashatse kubimenya, marayika arambwira ngo si iby'abo kumenya, kuko iby'ibihe ni Imana ibifiteho uruhare kubishura, yabishize ibanga. hano Yesu rero bashaka kumubaza, kuko yamenyaga byose nk'umuremyi. hano rero kugira atagaragara ko abeshya, avuga nk'umuntu utamenya byose. nabwiye umuntu ni ikiremwa, umuntu afite limite, umuntu ntamenya byose, umuntu ntabera hose icyarimwe, umuntu afite limite mu gutekereza no mu kutamenya. Yesu nk'umuntu yavuze ko atazi umunsi n'igihe, ariko nk'Imana amenya byose, kuko ntacyo Data abasha gukora atamenyesheje umwana, ntacyo Data abasha kugira icyo akora adakoresheje umwana. rero umubiri umenya icyo ugiye gukora utaragikora, kuko umubiri niwo ushyira mu bikorwa ibyo ushaka gukora. niyo mpamvu Yesu ni umubiri w'Imana. Haleluya. noneho hano Yesu yagiye kuzura Lazaro, avuga amagambo akomeye, hano ngo ngiye kubyutsa Lazaro, muri Yohana 11 umurongo w'9, aho bavuga ngo mbega umunsi ntugira amasaha 12, umunsi w'amanywa, ngo uri kugenda mu ijoro asita, ari kugera ku manywa hasita. ngo amambere bashatse kukwica Yesu, kubera iki ushaka kugenda? Yesu arababwira ngo umunsi ugira amasaha 12, umunsi w'amanywa, nijoro na 12 bikangana, umunsi nijoro. ariko Yesu yavuze ko umunsi ugira amasaha 12 y'amanywa. Yesu nashimwe. noneho ahita avuga ngo ngo Lazaro yasinzire, ngiye kumubyutsa. ngo niba asinzire bisanzwe azabyuka. arabwira ngo yapfuye, agiye kumuzura. hano Yesu agiye kumuzura nk'Imana,
ariko agezeyo ahita ahinduka umuntu, akaba muri ya karindwi, arega yari afite kamere zombi. N'Imana ahindutse umuntu, abasha kuvuga nk'umuntu utamenya byose, ndetse akabaza nk'umuntu ushaka kumenya utafite icyazi, ahandi akavuga nk'Imana imenya byose, irondora imitima n'ubwenge. Niyo mpamvu rero hano urasabwa kumenya ko n'Imana ahindutse umuntu. Rero mu gihe uvuze nk'umuntu ntibizakubuze kuyemera nk'Imana, ntibizakubuze kwirira Yesu nk'Imana, kuko hari aho yavuze nk'umuntu, aribo abasilamu bitwaza ngo Yesu yise umwana w'umuntu, twe tumwita umwana w'Imana. Kubera iki tumwita umwana w'Imana kandi ubwo yita umwana w'umuntu? Banza umenye impamvu yiyita. Yita umwana w'umuntu ku bw'isano yabaje gucungura no kwerekana umubano afitanye n'iki nabo yaje gucungura. Ikindi akwiye kuvuga nk'umuntu kuko yageragejwe nk'umuntu. Ntuzi yuko igihe Satani agiye kumugerageza muri Matayo 4 umurongo wa 4 uwa 3 kugeza ku wa 4, Satani ya Matayo igice cya 4 umurongo wa 2 ngo nuko Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya arasonza. Umurongo wa 3 Matayo 4 haravuga ngo umushukani rero Satani aza kumugerageza. Ni buhe buryo yaje kumugerageza rero? Ya Satani yari amaze kumenya ko hari abadayimoni Yesu yigeze yirukana muri wa mugabo wari rejo y'abazimu. Abirukana hehe? Mu nguru, abahereza uburenganzira bwo kujya mu ngurubi. Abadayimoni bamenye Yesu kuko bamurebe mu mubiri, ariko ko bafite andi maso abasha kumurebera mu mwuka, baravuga turakuzi, ushaka kuturimbura igihe cyacu kitaragera. Bivuga ko abadayimoni bazi ko Yesu afite ari ufite urufunguzo rwo kurimbura, ni uzashira iherezo rya byose. Rero bazi yuko Yesu atubasha ko kubarimura, niyo mpamvu bamubwiye ngo ushaka kuturimbura igihe cyacu kitaragera. Bazi igihe cyabo cyo kurimburwa, kandi bazi ko ari Yesu uzabarimbura, ni Yesu uzaca urubanza. Haleluya! Rw'abazima n'abapfu. Rero abadayimoni nabo barakizi, bamwinya kujya mu ngurube Yesu arabemerera. Kuba icyo gihe Satani yari yashidikanyije Yesu, kuko yari azi neza mu bumana bw'Imana ntishobora guca bugufi kuko ikunda icyubahiro. Iki cyatumye rero Satani bimugora kwakira ko Yesu ari Imana. Agenda kumugerageza mu gice cya 4 cya Matayo amaze iminsi 40, aramubaza ngo niba uri umwana w'Imana. Mani magambo Satani aramushidikanyije, ashaka kumenya neza niba ari umwana w'Imana. Hano Satani ashatse kugerageza Yesu nk'umwana w'Imana nk'Imana. Yesu yanga kugeragezwa. Ndashaka tukitondere kano muze kuhasoma. Yesu yanze kugeragezwa nk'umwana w'Imana, ahita avuga nk'umuntu. Aravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Hano Yesu ari kuvuga ngo ndi umwana w'Imana ariko sinkwiye gutungwa n'umutsima gusa. Noneho hano Yesu avuze nk'umuntu, niho byacangiye Satani aza gushaka uri azamutega ikindi gihe. Hano Satani ashatse ko Yesu ageragezwa nk'iki? Nk'Imana, nk'umwana w'Imana. Yesu yanga kugeragezwa nkande? Nk'umwana w'Imana. Bisa nkaho yari ari kwihakana, aravuga ngo hoya Satani winyibeshaho, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Uzi impamvu? Ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Impamvu Yesu kujya kwiyiriza, ntabwo Imana ifite gahunda yo kwiyiriza, ahubwo Yesu yiyirije nk'umuntu, nk'uko nawe umuntu wiyiriza usaba imbaraga. Yesu rero byamusabaga nawe kwiyiriza nk'umuntu, ntabwo Imana yiyiriza. Yesu yiyirije nk'umuntu kuko nawe umuntu uriyiriza. N'abishwa ba Yohana bari basanzwe biyiriza. Rero Yesu kuko yari agiye kwiyiriza nk'umuntu, ajyanye n'umwuka mu butayu nk'umuntu, agiye kwiyiriza nk'umuntu. Nyuma y'iminsi 40 arasonza nk'umuntu kuko Imana ntisonza. Satani rero we aba aribeshya, ashaka kumugerageza nk'Imana, kandi ntabwo ashonje nk'Imana, ahubwo ashonje nk'umuntu. Niyo mpamvu hano Yesu amusubije nk'umuntu, ahamwe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Satani ntiyumva, ntanyuzwe, ahita amushira hejuru ku gasongero, amutega akandi gace ngo niba uri umwana w'Imana. Ntaranyurwa. Satani abavuze icyanzwe kiri muri Zaburi 91 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 11 na 12. Ahita amutega amushize hejuru, yaramuteruye abona biremeye. Witonde, hano ni Satani wateruye Yesu nk'umuntu, amushaka ku rusengero hejuru, aravuga ngo simbuka ugwe hasi kuko byanditswe ngo. Hano baje kuvuga ngo niba uri umwana w'Imana. Yesu akomereza amubwira ariko atari asa nk'ari kwihakana. Satani ashaka kugerageza Yesu nk'Imana, Yesu akakugeragezwa nk'Imana, akageragezwa nk'umuntu. Niyo mpamvu amusubizaga nkande? Nk'umuntu udashobora byose, akamubwira yuko ari depanda ku byanditswe, kuko Imana y'ubwayo irihagije. Hano Yesu ari kugaragaza yuko batihagije, yishingikirije ku jambo. Aha ngagaragara
nk'umuntu, hano ari gusubiza nk'umuntu. Hano rero ntibikatume rero umushidikanya, kuko hano byari bikwiye ko asubiza nk'umuntu, yaraje gucungura umuntu, yarakwiye kuba umuntu kandi akagaragaza ibihamya ko ari umuntu kugira acungure umuntu. Yesu nashimwe. Hano Satani amuteza ubwibone, amutega icyanditswe kuko handitswe ngo izateka abamarayika bayo bakuramira udakubita ikirenge cyawe ku ibuye. Niyo ni Zaburi 91 umurongo wa 11 na 12. Yesu ahita amusubiza ati kandi handitswe ngo nanone. Ahangari igihe bamwe bibeshya bakongo hano Yesu yabwiraga Satani yuko Yesu hari yari Imana asubije nk'Imana. Hoya, byanditswe mu Gutegeka kwa 2 igice cya 8. Amagambo yose Yesu yagiye asubiza ari mu gice kimwe. Gutegeka kwa 2 igice cya 8 niho Imana nyinshi abise mu butayu ngo kugira ibagerageze ibereke yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa, ahubwo yuko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uwiteka. Ikindi bagerageje Mose inshuro nyinshi bagerageza n'Imana, nuko Mose ahita bahereza itegeko ntimukagerageze Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwe basokuruza bayigerageje. Hano rero Yesu yavugaga nk'umuntu kandi abantu nibo bwabwirwaga kutagerageza Uwiteka Imana. None hano Satani yabwiye ngo Yesu unibura umwana w'Imana simbuka kuko abamarayika bazakuramira nkuko byanditswe ngo izateka abagaragu bayo bakuramire udakubita ikirenge cyawe ku ibuye. Nibwo Yesu yasubije nk'umuntu, ntabwo asubije nk'Imana. Ahangaha ntibakahavangirwe, muhasome mu Gutegeka kwa 2 igice cya 8. Yesu yasubizaga nk'umuntu, ntabwo yageragejwe nk'Imana. Satani ashatse kumugerageza nk'Imana, Yesu yanga kumusubiza nk'Imana, amusubiza nk'umuntu. Niyo mpamvu igihe cyose yabaye depanda ku cyanditswe nk'umuntu udashobora byose. Haleluya. Ngira ngo hano ubwiru buri kugenda burushaho gusobanuka. Hano Yesu avuga ngo kandi handitswe ngo nukagerageza Uwiteka Imana yawe. Rero ari kuvuga amagambo Mose yabwiye Abisirayeli yuko Abisirayeli abantu badakwiye kugerageza Imana. Yesu ngo nisimbuka ndabagerageje Imana. Hano rero Yesu avuze nk'umuntu waremye. Niyo mpamvu avuga ngo umuntu yararemye, ariko Yesu nk'Imana ntiyaremye, ariko umubiri we wararemye. Yahindutse umuntu ahinduka ikiremwa. Rero mu gihe avuze nk'ikiremwa akavuga ngo data wamuremye, Imana yamuremye, ntabwo azaba avuze yuko aribwo yaremye, kuko niba agiye wo kuremwa akaba yararemwe igihe Mariya yamubyaye nubwo yaba yararemwe, ko twebwe turemwa tukiri mu nda za ba mama wacu. Yesu ugiye kuvuga yuko igihe cyose avuze nk'ikiremwa abavuga ko yaremwe kuva mu nda ya nyina nk'umubiri we, ariko ujya kuvuga yuko Yesu yaremwe ari Imana abanje kurema uzaba wibeshye. Bizagusa gukuramo Itangira igice cya 1 umurongo wa 1 ugikuremo, kuko bivuga ngo Imana mbere na mbere yaremye ijuru n'isi, nibyo yabanje kurema. Rero Yesu uzaba wibeshye kwitwa imfura mu byaremwe. Bavuga ubukuru bwe ko yabanjirije byose, imfura ibanjiriza ababyawe. Yesu kwitwa imfura, ubupfura mu Kinyarwanda bavuga uburyo bwinshi. Iyo umuntu abaye umuntu mwiza akakora ibyo utwara bamwita imfura. Rero hano Yesu kwitwa imfura mu byaremwe ntibamwise yuko abanjirije ibiremwa kuremwa. Hoya, iyo usoma umurongo mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 15 biravuga ngo Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka. Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka. Noneho hasi akavuga ngo ni nawe mfura mu byaremwe. Umurongo wa 16 ugasobanura icyo bupfura bashaka kuvuga, si uko ari wabanje kurema. Batavuga ngo byose niwe wabiremye, uyu witwa imfura. Ibyaremwe byose nta kimwe kitaremwe nawe iyi mfura yaremye byose ntiri mu biremwa. Yo kwitwa imfura mu byaremwe ntabwo bavuga kuremwa kwe, bavuga ubupfura bwe. Haleluya. Mu mubano we na se ni imfura. Ikindi akitwa imfura yo kuzuka. Tuzi ko azuye benshi imbere yuko anapfa ngo azuke. Kwitwa imfura yo kuzuka akaba ni imfura mu bana b'Imana, kuko Yesu niwe mfura. Natwe twanditse abana b'Imana duhinuka bene se wa Yesu, duhinuka barumuna be. Rero niwe mfura mu kwitwa umwana w'Imana. Yesu atarahinduka umwana w'Imana ahoze ari Jambo amaze guhinuka arabyawe. Niyo mpamvu Gabriel yabwiye Mariya ngo uzavuka azaba ari uwera kandi imbuto uzabyara azitwa umwana w'Imana. Yesaya 9 umurongo wa 6 n'uwa 7, izi ni birazera ku murongo wa 5. Yesaya hanuye kuvuka kwa Yesu ataraza kuvuka, aravuga ngo duha umwana w'umuhungu, uyu munsi umwana yatuvukiye. Yesaya yerekwaga ngo wagira ngo Yesu avutse icyo gihe yararimo, kuko umuntu yerekwa wagira ngo ibintu biri gukorwa uyu munsi cyangwa ngo ni byako kanya. Hari igihe werekwa ibintu nkuko nanjye nagira ubuntu Imana imereza Imana no kwerekwa. Kwerekwa ibintu ukerekwa ibintu bizaba ejo ukagira ngo bizaba mu myaka, cyangwa
ukerekwa ibintu bizaba mu myaka ibiri iza ukagira ngo biraba nk'ejo bundi. Rero mu kwerekwa Imana ikwereka mu ndagihe ku buryo kereka ibiguhishura ukabisobanukirwa. Niyo mahirwe Yesu nashimye kuko Imana itanga uko ishaka. Noneho hano Yesaya 9:6 havuga ugiye kuzavuka uko azitwa. Mani magambo yahoze yitwa Jambo, yahoze yitwa Uhoraho, yahoze yitwa Umuremyi, ariko agiye kuzavuka nubwo azaba ari umuntu, ari Imana izaba yahindutse umuntu, dore amazina azitwa. Niyo mpamvu Yesu udakwiye kumukuraho ubumana bwe, ngo azitwa igitangaza, azitwa umuziranenge, azitwa Imana ikomeye, si Imana yoroshye, azitwa Data wa twese Uhoraho, kuko yahozeho, ngo umwami w'amahoro, ngo kandi ubutware bwe buzakwita bye, ntago bijigera bikigira iherezo. Kubera cyane Yesaya muhanuraho ugiye kuzavuka ari umuntu, kutazitwa amazina y'Imana. Gutangira kwe ntago ari uko mwiyesi ngiye azabavutse. Rero mu kuvuka Yesu ku muntu bwe yabaye imfura mu kwitwa umwana w'Imana, kuko abamwizeye bahindutse abana b'Imana baduhinduka. Rero Yesu ni imfura mu bana b'Imana, ni imfura kuko niwe mfura nyine kwitwa umwana w'Imana. Niwe abanje kwitwa umwana w'Imana, niwe mfura nyine. Ngira ngo hano urushaho kubisobanukirwa, natwe turi bari umunabi mu izina rya Yesu. Hano ngaruke mu Mana, bino ntibimukuraho rero iki ubumana bwe, ko yaraciye bugufa agahinduka umwana. Yarakwiye gutumwa nk'umwana, agakora umurimo nk'umwana, akumvira se nk'umwana, ariko yahoranye na se ari yitwa Jambo. Haleluya! Nta gihe rero atahozeho, nta n'igihe atazigera ahoraho. Imana Data ubwayo imuvuga mu Baheburayo igice cya mbere mpagaruke umurongo wa 10. Imana ivuga ngo Uwiteka Imana ngo yongera kuvuga iby'umwana wayo. Hano ni Imana Data iri guhamya umwana wayo, iravuga ngo Uwiteka, ijuru n'isi ni umurimo w'intoke zawe. Hano ndashaka nanjye nkubaze, Imana niyo yaremye ijuru n'iki? Ni isi. Imana Data ikoresha Yesu umwana wayo. Niyo mpamvu Yesu ari nk'umukozi w'umuhanga, we yashyize mu bikorwa ibyo Data yashatse gukora. Yesu mu kubisha mu bikorwa, niyo mpamvu ari abafatanyabikorwa, yitwa Adonai. Yesu nk'umukozi w'umuhanga ashyira mu bikorwa ibyo se yashatse gukora. Ni muri ubwo buryo no gucungura umuntu. Ni Imana Data yakunze abari mu isi. Yohana 3:16. Mu gukunda abari mu isi, kugaragaza runo rukundo mu bikorwa, umwana niwe waje abishyira mu bikorwa. Ni muri ubwo buryo nawe nakweretse isano iri hagati y'ubugingo bwawe, kuko buri mu ishusho ya Data. Amarangamutima, urukundo, kwishima, kubabara, kunezerwa, kurakara, byose biva mu marangamutima. Ubugingo bw'umuntu bugizwe n'ibitekerezo n'amarangamutima. Rero ibitekerezo biza mu buryo bw'umwuka w'umuntu. Noneho umutima w'umuntu urimo amarangamutima uri mu ishusho y'ubugingo. Noneho umitekerezo y'umuntu ibasha kumenya amarangamutima ye. Aha ngaha ndashaka mu byumve. Niyo mpamvu ndaje mbereka isano hagati y'umwuka w'umuntu n'umwuka w'Imana. Aha ngaha ndaje kukwereka isano n'uburyo Yesu ari Imana, ari umuremyi. Yesu nashimye. Sinshaka kubarambira, ndashaka hano gisobanure neza. Hano Yesu ntabwo twari kumumenya, nta nubwo twari kumenya Imana Data mu kuzura kwayo iyo itihishura mu muntu bwayo, mu Mana bwayo ikabwiyambura ikambara ubumuntu, ntitwari kubimenya. Navuze ku cyerekeye kuntu Yesu ari ishusho y'Imana itaboneka. Ubundi ishusho y'umuntu ni iyo urebye ifoto y'umuntu uvuga yuko ari ishusho ye. Iyi shusho bayikuye ni umubiri we bafotoye. Rero umubiri niyo shusho. Imana igiye kurema rero umuntu yamuremye mu ishusho yayo. None Data, Umwana n'Umwuka Wera basangiye ishusho imwe. Kubera iki? Yesu niwe mubiri w'Imana. Kuzura k'ubumana kose kuri muri Yesu mu buryo bw'umubiri, nk'uko kuzura k'ubumuntu kose kuri muri wowe, kuri muri njyewe Didier, kuzura kwanjye kose kuri mu mubiri wanjye. Ubugingo bwanjye n'umwuka wanjye bindimo. Umubiri wanjye rero, ibyo mvuga n'ibyo nkora bigaragaza ibivuye mu mutima. Ese ibyuzuye umutima by'akanwa katura. Icyo umutima wanzuye nicyo umubiri ushira mu bikorwa. Rero Data akora nk'ubugingo bw'umuntu, kuko Abatesalonike ba mbere 5:23 ngo mwebwe ubwanyu, mwebwe umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri. Umwuka, ubugingo n'umubiri birarindwa kugeza igihe Kristo azaza bitariho umugayo. Rero ubugingo, reka mbanze mbereke hano
kuko uvuga se ubugingo bitandukaniye n'umwuka. Hano ndabisobanura kugira urushaho kubisobanukirwa. Data nasobanuye yuko ari wowe wakunze. Urukundo ni amarangamutima. Data mu bumana akora nk'umutima, akora nk'ubugingo. None amaze gukunda, umubiri ukora reaction. Ushira iyo ukunze umuntu ugashaka kugira icyo umuha, uyu mugiriye amarangamutima agaragarira mu mubiri, ukagenda ukagira icyo umuhereza ariko ukoresheje umubiri. Ni muri ubwo buryo rero data akunze abari mu isi, bityo rero ikoresha umubiri wayo gusoza runo rukundo, niko gutanga umwana wayo. Ari wowe wahindutse umubiri, ari wowe usanga ari umubiri ariko ahinduka umwana, ari nawe jambo, ahinduka umubiri. Itikwereka yuko Yesu ariyo mpamvu ari waje yambara umubiri. Si umwuka wera, si data, ahubwo ni umwana, niwe waje yambara umubiri. Amaze kwambara umubiri w'umuntu, yari asanzwe ari umubiri w'Imana, kuko niwe shusho y'Imana itaboneka. Imana igiye kurema nka Elohim. Elohim ni izina ry'ubutatu, ni izina rigaragara ubwinshi bw'Imana. Muri grammaire y'Icyongereza harimo singular na plural, singulier na pluriel. Singular ni rimwe, plural ni kabiri. Mu Ruheburayo muri grammaire hari singular, dual and plural. Hari singulier, dual ni dual, niba navuga dual ivugamo deux kabiri, hakaza na plural ihera kuri gatatu. Muri grammaire y'Uruheburayo ubwinshi buhera muri gatatu. Noneho wagira ubumwe n'ububiri, hanyuma ubutatu buri mu bwinshi. Elohim ni izina ry'Imana riri mu butatu, rigaragaza Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Haleluya. Noneho hano itangira igice cya mbere 26. Imana ngo reka tureme. Hano ntivuga nka Yehova kandiho, ntivuze ngo reka ndeme, ahubwo ivuze hano nka Elohim, reka tureme umuntu mu ishusho yacu. Kano kantu kiteho, tureme umuntu mu ishusho yacu. Itangiro 1:26. Iyi shusho ni yabangahe? Ya batatu. Ariko ni ishusho yabangahe? Bagiye kurema umuntu umwe mu ishusho ya batatu. Yesu yashize mu bikorwa umubiri wa Adamu wari mu ishusho ya Yesu. Adamu umubiri we wari mu ishusho yande ya Yesu. Niyo mpamvu bamwita Adamu wa kabiri. Uwavuye mu butaka ari Adamu wa mbere, wavuye mu hejuru yaje ari Adamu wa kabiri. Pawulo abyeretswe abyarika Abakorinto ba mbere 15, avuga ngo Adamu, Yesu amwise Adamu wa kabiri. Mwiyerekwa yagize abonye Adamu wa mbere n'uwa kabiri nta tandukaniro, bose bitaba Adamu. Itandukaniro ryari rihari ryonyine, yari uko umwe yavuye mu butaka undi yavuye hejuru, yabonaga ari kopi original. Rero umubiri wa Adamu wari mu ishusho y'Imana. Iyi shusho ninde? Iyi shusho y'Imana itaboneka ninde? Ni Yesu Kristo. Abakolosayi 1:15. Rero Yesu niwe mubiri w'Imana. None wibuke ko Adamu yaremwe mu butatu, niyo mpamvu Imana nayo yari ikwiye kuremera mu butatu umuntu. Mwibuka handi hose agiye ngo reka habeho, ije kurema umuntu, impamvu imuha agaciro cyane nuko umuntu we yaremwe mu butatu bw'Imana. Igiye kumurema umuntu ivugira mu butatu, reka tureme. Buri wese aje waroreye. Yesu nk'umubiri w'Imana abumba umubiri wa Yesu, abumba umubiri nako wa Adamu. Yesu nk'umubiri w'Imana asha mu bikorwa abumba umubiri wa Adamu. Amaze kubumba ko baramureka tureme umuntu mu ishusho yacu. Aba batatu bafite ishusho imwe. Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka. Umwuka Wera ntaboneka, Data ntaboneka, ariko Yesu araboneka. Ni ishusho y'Imana itaboneka. Rero kuko Yesu ari we mubiri w'Imana, Adamu umubiri we waremwe mu ishusho ya Yesu. Niyo mpamvu umubiri wa Yesu uri mu ishusho ya Adamu. Niyo mpamvu wari waje yambara umubiri. Noneho umwuka Imana ngo imuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Ubisoma Itangiriro 2:7 ngo Imana ibumba umuntu mu iki. Hano sasa ivuze nkaho ari hano ni ndiri gukora, ni Adonai, ni Yesu uri gukora hano, ni uri kubumba, ari guca mu bikorwa ibyo byamaze kwanzurwa turema umuntu. Hano rero mu gice cya kabiri bijya muri pratique, mu bikorwa. Yavuze batangiye gufasha umwanzuro, none ujye guca mu bikorwa ni Yesu hano. Ngo nuko Imana irema umuntu. Igice cya kabiri 7 Itangiriro, irema umuntu. Igice cya kabiri 7 irema umuntu mu itaka, nuko umwuka Wera wari muri Yesu amuhumekeramo umwuka w'ubugingo, nuko umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umwuka ni uw'ubugingo,
umwuka twahawe umwuka, ndetse uyu mwuka witirirwa ubugingo. Umwuka ni ubugingo, nk'uko mba umwuka w'ipine, umwuka w'igare, umwuka w'ubugingo. Nyine twahawe umwuka, ariko umwuka ukaba ari uw'ubugingo. Uyu mwuka twahawe twebwe duhumeka ni umwuka ufasha ubugingo bwacu kuba muri uyu mubiri. Yesu nashimwe cyane. Umwuka w'umuntu, waba ukijwe waba udakijijwe, iyo umaze kuva muri iyi si, umwuka w'umuntu usubira ku Mana yawutanze. Salomo yarabyanditse muri Ecclesiastes, umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 7. Yaravuze ngo igihe kiragera umukungugu asubira aho waturutse. Umukungugu ni umubiri, usubira aho waturutse kuko ukwiye gusubira mu butaka. Hanyuma umwuka, wa mwuka wahawe ubugingo bw'umuntu, umwuka w'ubugingo, umwuka w'ipine, umwuka w'imodoka, umwuka w'ubugingo bw'umuntu ugasubira ku Mana yawutanze. Aka ndashaka kumvikane neza. Hano urakompara umubwiriza 12 umurongo wa 7, nuko kompare n'ibitangiriro igice cya 2 umurongo wa 7, byose ni 70. 12 umurongo wa 7 n'itangiriro 2 umurongo wa 7. Tangiriro 2 umurongo wa 7 Imana ihumekera mu muntu imaze kurema mu ibumba, mu ishusho yayo. Yesu ni ishusho y'Imana itaboneka. Adamu muri uremwe mu ishusho yandi ya Yesu. Yesu akoze nka Adonai, ashyize mu bikorwa ibyo banzuye. Data n'umwuka wera hamwe nawe. Noneho amaze kumuhumekeramo Adamu, amuhumekeramo umwuka. Ndetse uyu mwuka si wonyine, ahubwo ni umwuka w'ubugingo. Rero Adamu ngo ahinduka ubugingo buzima. Ubugingo bw'umuntu ni wo muntu w'imbere. Uyu ni wo muntu Yesu yaje gushaka. Muri Luka 19:10 yaje gushaka iki? Icyazimiye. Gupfa ko mu mwuka ni igihe ubugingo bw'umuntu butandukanye n'Imana. Gupfa ko mu mubiri ni igihe ubugingo bw'umuntu buvuye mu mubiri butandukanye n'umubiri ngasubiremo. Gupfa ko mu mwuka ni igihe ubugingo bw'umuntu bwikuye cyangwa butandukanye n'Imana. Adamu na Eva bakimara gukora ibyaha, ubugingo bwabo bwatandukanye n'Imana, ubwabo bahise bahunga Imana. Mani magambo bari batakira imbere y'Imana. Imana yaje bashaka kuko ubugingo bwabo bari butakira imbere yayo. Rero icyo bita ubugingo bapfuye mu mwuka, basigaje kuzapfa mu mubiri, kuko uruhembo rw'ibyaha ni urupfu mu mwuka no mu mubiri. Yesu rero kugira nawe acungura umuntu, byamusabye kunyura mu mpfu zombi. Reka mbisubiremo, gucungura umuntu Yesu byamusabye kunyura mu rupfu rwo mu mwuka n'urwo mu mubiri. Aka karureka ngasobanure mutazanyumva nabi. Matayo 27 kuva ku murongo wa 45 kugeza kuri 46, Yesu yatuye urupfu rwo mu mwuka. N'iryari yavuze ko ubugingo bwe butandukanye na se. Ariko umusozi w'Getsemani yavuze ngo bose bagiye kumureka, ariko aracyari kumwe na se. Ariko ku musaraba agiye gutanga nk'umwami, yaravuze ngo Mana yanjye ni igiki kikundekesheje. Hano Yesu asabye nk'umuntu, ikindi avuze yuko se amuretse, amwita Imana. Mana yanjye ni igiki kikundekesheje. Hano Yesu atangiye gusensinga ko ubugingo bwe butandukanye na se. Kubera iki? Yikore ibyaha by'abari mu isi yose, kandi Imana irera ntiyari kwihangana ibyo byaha. Yaraguye gukubitirwa ibyaha byacu kugira ngo ducungure. Yapfuye mu cyimbo cyacu mu buryo bwo mu mwuka, hanyuma ngo atanga umwuka we. He gave up his spirit. Uyu mwuka rero wari uw'ubugingo bwe, wari bugiye kumanuka ikuzimu. Yesu umubiri wagiye mu gituro, ubugingo bwe bumanuka ikuzimu kujya gufungura ibituro by'abera. Umwuka we yaramaze kuwutanga, wasubiyeyo ku Mana yawutanze. Ni muri ubwo buryo rero ubutatu bw'umuntu bukora. Iyo umuntu amaze kuva muri uyu mubiri, ubugingo bwe butwarwa muri paradizo ukijijwe neza. Umwuka wawe ugasura ku Mana yawutanze, umubiri wawe ukajya mu butaka. Ngira ngo birumvikana. Muze kwasoma neza Matayo 27:45 umurongo wa 46. Yesu ngo Mana yanjye Eloi Eloi lama sabakitani, ni igiti kikundekesheje. Hano ari kwatura iki? Urupfu rwo mu mwuka. Yumvishe presence ya se batakiri kumwe amuretse. Kubera iki? Yikoreye ibyaha. Ibyaha nibyo bitwica mu mwuka. Rero Yesu yadapfa mu mwuka ntari gucungura ubugingo bw'umuntu, kuko bwasabaga gucungurwa mu buryo bwo mu mubiri n'ubwo mu mwuka. Yesu nashimye.
byamusabye rero gupfa mu mwuka. Nabisobanuye, yarakwiye gupfa mu mwuka kuko umuntu yabanje gupfa mu mwuka mbere yuko apfa mu mubiri. Yesu yabanje gupfa mu mwuka ataka urwo rupfu, abo yuko samuretse Eloi lama sabakitani. Noneho nyuma he gave up his spirit, umwuka warawutanze, yawutanze kuyawutanze. Nibyo Salomo yavuze ngo igihe kiragera umukungu ugasubira aho baturutse mu mubiri, umwuka ugasubira kumena utanze, wabukirwa udakirirwa ariko ubugingo bwawe yo utajya muri paradizo bujya handi ho kubabarira. Niyo mpamvu Yesu yaje gushaka icyazimina ubugingo bw'umuntu. Na Satani aza agaciro k'ubugingo bw'umuntu nubwo abana b'abantu tutamenya agaciro kacu. Satani azi imari k'ubugingo bw'umuntu ari imari. Imana izi imari y'uko ubugingo bwacu ari imari. Niyo mpamvu Yesu abihanuye ari kuvuga ku byerekeye Illuminati, bona batanga ubugingo bwabo kugira babone isi, babone amadolari. Bibiri ivuga muri Mariko 8:3-6. Yesu arabihanuye ngo mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mu isi yose niyakwa ubugingo bwe, so umwuka we, ahubwo ubugingo bwe. Kubera icyane Yesu abivuga ubugingo bw'umuntu Yesu abugiranyije n'isi, asanga yuko umuntu abasha guhomba ubugingo bwe ashaka guhabwa isi yose. Nuko they sell their souls to the devil to make money. Abajya muri Illuminati bagurisha ubugingo bwabo kugira bakurira amashiringi, babona amadolari. Rero ubugingo bwawe nibwo Satani abashaka. Ni nabwo bwaje Yesu kuza gucungura. Ubugingo ubu nibwo bwahawe kuba mu mubiri, ariko buhabwa n'umwuka wabwo, umwuka w'ubugingo. Rero Yesu yongeye kuvuga ikintu kugira atandukanye umwuka n'ubugingo, avuga muri Matayo igice cya 10:28. Rero ntugatinye icyica umubiri gusa kitabasha kwica ubugingo, ahubwo tinya Imana yonyine ibasha kurimbura byombi, umubiri n'ubugingo muri Gihonomo. Kuki umwuka utavugwaho ko ushobora kurimbuka? Nuko umwuka w'umuntu wo uri responsable gufasha ubugingo bwawe kukwibutsa Imana. Niyo mpamvu n'abandi batemera Imana bumva bafite inyota yo gufashwa n'ikindi kitafite amaboko y'abantu. Mbese nubwo batizera Imana bizera mu bindi, mu myuka y'abakurambere cyangwa mu bindi bigirwamana, kubera ko umwuka w'umuntu Imana ashizemo icyitwa eternity in every human soul. Biri mu Mubwiriza 3:11 ngo Imana yashize mu mwuka w'umuntu cyangwa umutima w'umuntu ijambo iteka ryose. Ubugingo bw'umuntu bwavuye mu Mana y'iteka. Niyo mpamvu ubugingo bw'umuntu gupfa kwago no gutandukana n'Imana ariko bukazabazwa iteka, kuko bwavuye mu Mana y'iteka, mu Mana ihoraho. Rero ubugingo bw'umuntu Satani aza agaciro kabwo. Niyo igihe cyose arwana kugira nibura yakubesha isi ngo arayiguha, ariko ashaka ubugingo bwawe. Satani nagufatisha isi, ubugingo bwawe azaba amaze kubutwara nabwo, kuko niba guhaye isi wamuhaye ubugingo bwawe azagutegekera muri iyo si, kuko ubugingo bwawe nuko Satani yari yashatse kwiba ubugingo bwa Adamu. Adamu yarahawe isi yose kuyobora, Satani amubeshya ikintu gikomeye ngo yahinduka nk'Imana, kumera ashatse kugurisha ubugingo bwe, abugurisha mu kutamenya Adamu. Nicyo Yesu yaje gukora ngo abugarure, gushaka icyazimiye. Yesu nashimwe. Rero ubugingo bw'umuntu buri mu ishusho y'Imana Data. Ubugingo bw'umuntu nibwo bufata imyanzuro. Ubugingo bw'umuntu nibwo burimo amarangamutima y'umuntu, urukundo, kwishima no kubabara, kwihangana n'ubugingo bw'umuntu. Imana ivuga rero ngo buyoborwe n'umwuka kugira mudakurikiza ingeso za kamere ziri mu mubiri. N'ubugingo bubwirwa kwanzura kuyoborwa n'umwuka kugira umubiri utayobora. Rero urumva yuko hano ubugingo nibwo buzahabwa iherezo ryiza. Hanyuma none ubugingo nibumara gukizwa, Yesu nashi bamaze gukizwa, umubiri wacu, umubiri bwavuyemo, birwa ngo kuzuka kwacu imibiri yacu ngiyo twambaye izahindurwa ukundi yambare kudapfa. Murani magambo nayo izacungurirwa ku bugingo, ariko ubugingo nibudakizwa umubiri wawe nawe yego uzongera wambikwe kudapfa, ariko ubabara iteka ryose. Niyo mpamvu rero ubugingo bwawe turasabwa kubaho budafite umugayo, umwuka, umubiri n'ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Hano ndi kurangiza mabwira ngo ubugingo bw'umuntu bubasha kurimbuka hamwe n'umubiri bukajyana muri Gihonomo. Umubiri wa Yesu ngo ntugatinye wica umubiri atabasha kwica ubugingo, ahubwo utinya Imana ibasha kurimbura byombi, ubugingo n'umubiri muri Gihonomo. Kuko Imana ivuga ubugingo bw'umuntu soul. Soul mu Cyongereza ni ubugingo, spirit ni umwuka, body ni umubiri.
noneho kubera iki hano Yesu abaye ko ubugingo n'umubiri bibasha kujya muri Gehinomu ntavuga umwuka? Nuko umwuka w'umuntu nyine watijwe ubugingo bwe gukorera hano muri iyi si, kugira niyo mpamvu inyamaswa zifite ubugingo bwazo buri mu maraso. Ubugingo niyo tubuzwa kurya inyamaswa n'ubugingo bwayo kuko buri mu maraso. Yesu nukugira nawe rero atanga ubugingo bwe byamusabye kumena amaraso, kuko amaraso ya Yesu harimo ubugingo bw'abantu kugira bucungure. Rero inyamaswa ubugingo bwayo buri mu maraso, ariko nta mwuka ugira umwuka uhumeka, ntabwo ari wo uriya ubasha gutuma zibuka Imana ngo ziyiramye. Niyo mpamvu ubugingo bw'inyamaswa burangirira, ariko ubugingo bw'umuntu ntabwo burangirira. Niyo mpamvu umuntu akwiye kumenya agaciro k'ubugingo bwe. Yesu nashimwe. Ubugingo bw'umuntu buri mu ishusho y'Imana Data, kuko nibwo bugaragaza amarangamutima y'umuntu. Noneho hakaza igihe umuntu akunze ikintu agakoresha umubiri we kugishyira mu bikorwa, ni muri bwa buryo Imana yakunze abari mu isi, hanyuma ikoresha umubiri wayo gushyira mu bikorwa ibyo urukundo rwari Yesu waje akarugaragaza mu bikorwa. Nicyo yavuze muri Yohana 6:8, ngo sinamvuye mu ijuru gukora ibyo nshaka, ahubwo naje gukora ibyo yantumye ishaka. Yesu nashimwe. Noneho hano hakaza umubiri w'umuntu, avuze ko ari mu ishusho ya Yesu. Niyo mpamvu Yesu yaje yambara umubiri, kuko umubiri wari muri wa presidentaga wa Adamu, wa presidentaga Yesu. Umwuka w'umuntu rero, impamvu umwuka wera aza akinjira mu mwuka wacu, icyicaro kiri mu bugingo, kuko umutima w'umuntu niyo by'ubugingo bibarizwa. Rinda umutima wawe, niko Imigani 4:23 bavuga. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo biri. Ubugingo bw'umuntu rero bufite icyicaro mu mutima. Niyo mpamvu babyita ngo ni amarangamutima, amarangabugingo. Rero umwuka wera, imbuto z'umwuka zikwiye guhera mu mutima zikagaragarira hanze. Niyo mpamvu byuzuye umutima, ubutunzi bwiza bwo mu mutima bwo dukwiye kugaragaza izi mbuto, dushobozwe na mwuka wera, dushobozwe na Kristo Yesu duha imbaraga. Haleluya. Rero ubu bugingo bw'umuntu nabusobanuye neza. Umubiri w'umuntu uri mu ishusho ya Kristo Yesu, umubiri we. Noneho umwuka w'umuntu kubera iki ari uri mu ishusho y'umwuka wera. Abakorinto ba mbere uze kwasoma nyabuneka, si ukukubeshya, igice cya 2 umurongo wa 10 na 11 haravuga ngo mbese ninde, umurongo wa 11 ni kwavuga, mbese ninde mu bantu wamenya icyo undi muntu atekereza keretse umwuka wa wundi? Ngo niko n'Imana biri, nta wamenya icyo Imana itekereza keretse umwuka wayo. Hano bari kukwereka isano, similarity. Bari kukwereka yuko ubasha kumenya ibitekerezo by'umuntu ni umwuka w'umuntu ku giti cye. Noneho ubasha kumenya ibitekerezo by'Imana ni umwuka wayo. Ngo nk'uko umuntu ibitekerezo bye bibasha kumenywa n'umwuka w'uwo muntu, hano si umwuka w'Imana ahubwo ni umwuka w'umuntu, wa wundi umwuka uri mu bugingo bw'umuntu. Noneho ngo ntubasha kumenya ibitekerezo. Niyo mpamvu ibitekerezo by'umuntu umwuka abikoreramo cyane. Noneho uyu mwuka iyo amaze kugira igitekerezo cyiza, aba ashaka yuko amarangamutima meza ahaguruka, hanyuma ubugingo bugashira mu gikorwa. Ubugingo nibwo buzacirwa urubanza, kuko umwuka ubereyeho gufasha ubugingo. Rero ubugingo bw'umuntu burasabwa kugira umubano n'umwuka kurusha kugira umubano na kamere ya muntu ari wo mubiri we, kuko akenshi ubugingo bwacu n'umubiri bijyana cyane isano, aricyo gituma cyane gukiranuka bitugora. Kuko ubugingo Bibiliya tubwira muri Baroma 8:8, erega burya bari mu butware bwa kamere bwa mubiri ntibashobora kunezeza Imana, ariko iyo ibitekerezo byacu tubishize ku by'umwuka ashaka. Niyo mpamvu umwuka Abagalatiya 5:16 kuza kuri 17, Paul abwiye Abagalatiya nubwo bari barakijijwe, arababwira ngo yabwiraga ubugingo bwabo ngo nimuyoborwa n'umwuka. Mbese umutima niwo wanzura, ubugingo bw'umuntu bwo bwanzura kuyoborwa n'umwuka. Hanyuma kugira budakurikiza kamere, mu gihe bwanze kwanzura kuyoborwa n'umwuka, kamere izayobora. Rero umuntu yatoyobowe na kamere ayoborwa na mwuka.
niyo mpamvu Satani rero yifashisha kamere ya muntu kuyobora. Hano ngira ngo birasobanutse. None itandukaniro riri hagati y'ubugingo n'umwuka. Umwuka w'Imana uraza guhamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Urumva yuko barabitandukanyije. Umwuka w'Imana uhamanya n'umwuka wacu twamaze gukizwa ko turi abana b'Imana. Rero umwuka w'Imana araza akaba umwe n'umwuka wacu kuko barashigikirana. Hanyuma rero ubugingo bwacu igihe umuntu ahindutse umunyamwuka ni cyagiye ubugingo bwe buba bwumvira cyane mwuka kurusha uko bwumvira kamere. Abahindutse umunyamwuka ayoborwa cyane n'umwuka. Rero iyo umuntu amaze gupfa ubugingo bwe iyo butajya muri paradizo bujyanwa ahandi. Iyo udakijijwe ntabwo bujya muri paradizo burinze kuzuka kuzambara uyu mubiri mushya uyu nguyu numara guhinduka, ahubwo bujyanwa ahandi. None umwuka wo usubira ku Mana yawutanze. Sinzi kaka niyo mpamvu umwuka wera Uwiteka arawisubiza. Ni nacyo cyerekezo cy'umwuka w'umuntu, birajyana. Iyo rero utaha umwuka wera utarakijijwe umwuka wawe ntabwo uzigera ugira imbaraga kuko uzasigara uyoborwa na kamere. Niyo mpamvu dukenera gukizwa kugira umwuka w'Imana duhindure bazima muri Kristo Yesu, tugendera mu buzima bushya. Kuko uri muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya, arasabwa kugendera mu bishya, arasabwa kumvira umwuka. Haleluya. Hano birango birasobanutse umwuka w'Imana niwo twahawe. Niyo mpamvu ari igihe Imana ishobora kumpishurira ibiri mu mitima wawe, umwuka w'Imana akamishurira ibigiye kuzaza. Ni wa mwuka Yesu yavuze ngo umwuka w'ukuri naza mu gice cya 16:13 Yohana igice cya 16:13 ngo umwuka w'ukuri naza azavuga ibyenda kubaho, azabibutsa. Ni urondora imitima n'ubwenge kuko abasha kumenya ibitekerezo by'Imana. Ngaruke kuri iki hano sobanura ubutatu. Nk'uko umuntu ari umwe ariko akagaragarira mu butatu, rero atagira role ye. Ubugingo bw'umuntu ufite role, umwuka ukagira role, n'umubiri ukagira role. Umubiri rero ushira mu bikorwa icyo umwuka n'ubugingo byemeranyijeho, cyangwa umubiri ugashira mu bikorwa icyo umwuka nako icyo ubugingo bwe na kamere byemeranyijeho. Rero ubugingo nibwo bwanzura kuyoborwa n'umwuka cyangwa kuyoborwa n'umubiri. Niyo mpamvu ubugingo aribwo buzacirwaho iki urubanza kuko niwo muntu w'imbere. Rero ubugingo bwawe uri mu ishusho ya data, nawe babwiye nibwo burimo amarangamutima. Ibitekerezo byawe biri mu ishusho y'umwuka kuko umwuka akorera cyane mu bitekerezo. Niyo mpamvu bamuhaye isano ku bitekerezo ngo ninde wamenye ibyo umuntu atekereza keretse umwuka wa muntu. Rero uyu mwuka amenya ibitekerezo byacu, akabasha rero ninde utekereza ni ubugingo. Ubugingo buratekereza ariko umwuka akamenya ibitekerezo by'ubugingo bugambiriye gushyira mu bikorwa. Noneho niyo mpamvu ari igihe turaburwa rimwe na rimwe tukigomeka kuko umwuka w'umuntu umenya icyo ubugingo bw'umuntu bwanzuye. Umubiri nawo ujya umenya icyo umuntu yanze kuko awushyira mu bikorwa. Ni muri ubwo buryo rero mu butatu bw'Imana, Imana igiye kurema isi yakoresheje byose byakoze muri participation. Ndagoreza urugero ku muntu gusa no mu gucungura kwe. Data amaze gukunda isi yari inshingano ze, yohereza umubiri we ari we jambo ahinduka umuntu, agaragaza urukundo rwa se rwo gukunda isi kuza kuyipfira. Imana ubwayo rero ngo nibwo yizizira, ntabwo atumye marayika ubwayo niyo yiziye. Mu bumana bwo mu butatu bwayo ni imwe, ikorera mu butatu bwayo. Yesu nashimwe. Iraza rero ahangaha ivuga nkayo. Igihe rero Yesu ari kuvuga nkawe avuga nka ndiho. Ijambo ndiho ni Imana ni izina Imana yahaye Mose mu kuva igice cya 3:14. Mose abaje ngo ninjira mu Bisirayeli buri kuntuma bakambaza izina ryanjye we ko witwa ndi. Hano ndi uwo ndiwe, bazababwira yuko ndiho yabantumyeho. Hano ni data uvuga atumye Mose ngo ndiho yabantumyeho. Uyu ndiho arongera arivuga mu 15. Ndi Imana, ndi Uwiteka. Imana y'abasekuruza banyu, basekuruza ni bangahe? Ni batatu. Hano bo bazira mu butatu. Aburahamu agahagararira data, Isaka agahagararira umwana. Nk'uko Imana akuze bari mu isi agatanga umwana wawe w'ikinege, Kristo ngo umwiza atarimbuka. Ni muri iyi shusho Aburahamu Imana yamusabye gutanga umwana we akunda cyane Isaka. Isomero amaze gukurwaho, Isaka asigara uw'ikinege. None agiye mu kugishaka kumutanga kubw'urukundo akunda Imana. Niyo mpamvu mu gutanga kwacu ibyo twakora byose tubikora, Imana ishaka ko tubikorera mu rukundo, tuba tugaragaje ishusho y'ubumana. Haleluya. Hano Aburahamu mu kujya gutanga Isaka yamutanze nk'umwana, byashushanyaga uburyo data wa twese azatanga Kristo. Yesu nashimwe. Hano Aburahamu
ahagararira data, Isaka agahagararira umwana, hanyuma umwuka wera agahagararira Yakobo. Niyo mpamvu yitwa Imana y'ibisekuruza bitatu. Muze kwasoma Kuva 3:15. Uvuga ngo ndi Uwiteka Imana abasekuruza banyu. Imana abasekuruza bangahe? Batatu. Ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Urumva hano Imana yivuze Imana inshuro eshatu, ariko nimwe ni abasekuruza bangahe? Batatu. Rero aba basekuruza batatu, Aburahamu, Isaka na Yakobo, ari we Isirayeli, basangiye titire yo kwitirirwa Imana imwe. Ariko iyi Imana imwe yagiye yigaragariza buri wese mu buryo buri personnel. Niyo mpamvu Imana ari imwe ariko igakura mu ba persone batatu, Data, Umwana n'Umwuka Wera, mu buryo buri personnel. Impamvu Imana bayita ngo ni person cyangwa persone. Persone nutekereza akavuga akanzura, afite amahitamo ye. Uri persone n'ufite amahitamo, karaktere za personalities cyangwa karaktere zigaragaza z'umwihariko zitandukanye ku nyamaswa. Impamvu Imana yitwa person nuko yigaragariza buryo buri personnel. Person, impamvu n'Umwuka Wera nawe ari person, nuko yasaga ngo he, the spirit of truth, amuhereza genre masculine. Umwuka Wera abayihanya bayoba ngo ni imbaraga z'Imana, ntabwo ari persone. Ariko ibigaragaza ko umwuka ari Imana nuko umwuka avuga. Kuko iyo duhanura ngo ndumva umwuka w'Imana ambwira. Rero ntabwo umwuka w'Imana ari imbaraga, ahubwo ni aravuga. Ikindi, umwuka w'Imana aravuga ngo ndi Uwiteka. Hari abahana bavuga ngo ndi Uwiteka, ari Imana ivugiye natwe nk'umuhanuzi akoze umwuka w'Imana akavugira muri we, agahanura ngo mwumve bana banye ndi Uwiteka. Hano ni umwuka wera uvuga. Ariko yari kuvuga avuga nka Data, akavuga nka Yesu, akavuga nk'umwuka wera. Rero avuga uko ashaka. Hano bikagaragaza yuko Yesu ari Imana, umwuka wera ni Imana, Data ni Imana, ariko muri ubu butatu Imana nimwe ikagaragarira mu butatu mu buryo bwa persone batatu. Nk'uko Imana ari imwe ya Isaka, ikaba iya Aburahamu, ikaba iya Yakobo. Abasekuruza ba Isirayeli ni batatu. Kubera iki batavuzwe barenga? Imana yagiye biyereka buryo butandukanye kandi mu buryo bugiye kumera kimwe, personnel, mu buryo buri personally. Niyo mpamvu rero Yakobo avuga yuko ari Imana ye, Ahana akaba yavuga yuko ari Imana ya se cyangwa Imana ya sekuru. Ariko ibi bisekuruza uko ari bitatu bya Isirayeli, Imana yaragiye ngo ndi Uwiteka Imana Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, ngo iri niryo zina ryanjye amahanga yose azanyibukiraho. Kubera ko Imana yirata kwitwa Imana y'abasekuruza batatu, iri kuvuga ndi Imana, Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Rero Imana y'abisekuruza bitatu, Imana y'abapersone batatu. Mu persone bwayo, persone avuze ko ari utekereza, uvuga akanzura. Umwuka Wera aratekereza. Niyo mpamvu abantu bibira ngo ntitugateza agahinda Umwuka Wera. Mwene magambo Umwuka Wera afite amarangamutima, abasha kugira agahinda iyo tumubabaje. Dukoze ibyaha kuko aduhawe nk'ingwate, ntidukwiye kumuteza agahinda. Befeso 4:30. Umwuka Wera agira agahinda. Rero Umwuka Wera atanga impano kandi agatanga nk'uko ashatse. Muri make aranzura. Urugwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 12:11. Impano zose uko zitangwa n'Umwuka Wera, Umwuka Wera zitanga nk'uko ashaka akagabira uwo ashatse. Mwene magambo Umwuka Wera afite umwanzuro, afata umwanzuro nkawe, mu bushake bwe afite ubushake. Afata umwanzuro n'ugira ubushake. Itsinda agira agahinda kuko Imana igira agahinda. Icyo cyo bigaragaza mu persone. Rero umwuka ntabwo wita ngo ni imbaraga, kandi umwuka abasha kubabara, umwuka abasha kugira agahinda, umwuka abasha gukora icyo ashaka. Ntabwo umuyaga ukora icyo ushaka, ntabwo imbaraga zikora icyo ushaka, ahubwo imbaraga zirakoreshwa. Hano Umwuka Wera nubwo akoreshwa ariko afite amahitamo. Niyo mpamvu ahereza impano nk'uko ashaka. Bigaragaza yuko ari persone, abasha guhitamo, yatanga impano nk'uko ashaka. Akagaragaza ko afite agahinda mu gihe twakoze ibyaha, arababara. Niyo mpamvu dusaba kwizuza nawe. Haleluya. Bigaragaza yuko ari persone. Yesu yabonye ko yigeze yiririra Yerusalemu, agaragaza amarangamutima. Imana mu tangiriro cya 6 Data ngo yaragize agahinda nawe, yicuza icyatumye irema umuntu. Mwene bagabo kwicuza kundi Imana yagaragazaga amarangamutima n'ukundi kunda umuntu kuba atashakaga yuko umuntu ahenuka nk'uko yihinduye. Rero Imana Data igaragaje amarangamutima,
hano Yesu yagaragaje amarangamutima abantu bagurisha mu nzu y'Imana ngo inzu yanjye byanditswe ngo izahabu yo gusengeramo, none mwayihinduye iki? Hano ni Yesu uvuga, hano avuze nkandi nk'Imana. Hano rero yagize agahinda yuko inzu bayihinduye ibyo kugurishirizamo. Luka 19 imirongo iheruka ubisangayo. Hano rero agaragaje agahinda n'amarangamutima, data agaragaza amarangamutima, Mwuka Wera rero ibi byose babihuza. Niyo mpamvu rero Yehova isobanura ndiho risangiye mu butatu. Niyo mpamvu ishusho baremyemo Adamu ni ishusho imwe, ni mu ishusho yacu. Nuko ni ishusho imwe, si amashusho atatu. Turimo umuntu mu ishusho yacu. Urumva nubwo ari benshi bavuga barenga umwe, ariko bahuje ishusho, ni ishusho ni imwe bafite, ni ishusho n'icu. Biruma ko Yesu no shema nitaboneka, si Imana nyinshi. Rero Imana itaboneka igagaragara mu butatu. Niyo mpamvu rero mu gushobora kwayo kose ishobora kwidividing ikicamo. Nuko nawe iyo uryamye umubiri wawe uri hano ushobora kurota aho wagiye, n'ubugingo bwawe bugiye. Iyo hari n'ugukubise mu gashwana mu nzozi, ari ushobora no kubyuka ufite agahinda, nyamara umubiri wawe uryamye hano ku buriri, bikwereka yuko ari ubugingo bwawe ahandi bwagiye. Bikwereka nawe umubiri wawe ushobora kuvamo ku ruhande rumwe nubwo waba utamenye ko wavuyemo, kandi urota ubuzi yuko utari kurota. Ndakwereka hano isano. Hano rero Imana nka ndiho. Iyo Yesu avuga nka ndiho, yavuze mu byahishuwe, ndi kurangiza ibyahishuwe igice cya kangahe cya mbere umurongo wa 12 na 18 yabwiye Yohana ari kumwiyereka. Yohana ngo amubonye amwikubita imbere nk'upfu amurambikaho ikiganza. Yesu abwira Yohana, hano ni Yesu uvuga se data si Umwuka Wera, hano ni Yesu uvuga persone. Aravuga ngo ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Hano bisobanura iki? Kandi ngo ndi uhoraho, bivuga yuko ahindutse Imana, ntago yihinda ahubwo yahoze ariyo. Hano yavuze nka ndiho ngo ndi uwa mbere kandi uw'imperuka, bisobanura ko ntawuje kubaho, ntawe uzameruka, yitwa Alpha na Omega, yitwa uhoraho. Ahita avuga ngo icyo kwa narapfuye mu 18. Hano ntago ari data wapfuye, ntago ari Umwuka Wera, ahubwo ni umwana. Aka kanashaka mu gutandukanye muri responsabilité mu mirimo, ahantu bagaragarira rero responsabilité zitandukanye, ntibibakuraho ubumana bwayo. Yesu nashimye. Hano ngo icyo kwa narapfuye ariko dore mura witeka ryose, enye ufite urufunguzo rw'urupfu nikozimu. Rero Yesu ibi abivuga nkawe, ntago Umwuka Wera yigeze apfa, ntago data yigeze apfa, Yesu nk'umwana arapfuye. Aka kantu karumvikana. Aha, ugende urebe mu rutangiriro nako mu byahishuwe nanone igice cya 21 Imana data niyivuga here ku murongo wa 5 ngo nuko yicaye kuri ya ntebe iravuga ngo ibyashobora 22 umurongo wa 5 yicaye kuri ya ntebe aravuga. Hano data aravuga ngo dore byose ndabihindura bishya, ndi Alpha na Omega, itangiro n'iherezo. Hano rero Imana ivuze nkande nka data, Alpha na Omega itangiro n'iherezo, uko Yesu yabivuze hariya ayibwira Yohana ko itangiro n'iherezo. Hano Yesu nuhindutse data hoya. Hano data aravuga ndiho risangiwe mu butatu, ntago baba bigeranyije ahubwo bahoranyeho kandi bazahoranaho mu butatu bwabo. Nkuko wavutse ubundi wuzi ubugingo umwuka n'umubiri, niko n'Imana niba yararemwe byaremewe hamwe, ariko ntago byigeze biremwa. Niyo mpamvu rero uko wavutse wuzuye kuva mu nda ya nyoko, ni muri ubwo buryo rero ufite ubugingo umwuka n'umubiri na data nta gihe batahoranye. Niba rero bafite itangiriro batangiranye hamwe, niba rero nta tangiriro bafite bahoranye kera, nta gihe batahoranye. Rero ntugafate Yesu mwita ikiremwa kuko yahindutse umuntu akavuga ku ruhande rumwe nk'ikiremwa nk'umuntu, uvuga ngo Yesu avuze nk'umuntu nk'ikiremwa, ariko haraho yavuze nk'Imana nk'umuremyi kuko yari byombi, ni Imana yahindutse umuntu. Rero niyo mpamvu babasha guhuza umuntu n'abantu. Mose we yari umuntu yahinduwe Imana kugira abashe guhuza umuntu n'abantu. Bisere rero Mose muri originale ye yari umuntu ahindurwa Imana ntoya. Yesu rero we yari Imana ahindurwa umuntu. Rero ibi byagaragazaga iki? Mediatorship. Rero Imana ibantu ndakeka yuko musobanukiwe hano. Umwuka Wera iyo avuga ngo ndi Uwiteka, avugira muri twebwe duhanura, iyo avuga n'abandi bahanuza, Imana ngo turi abana bayo, ndi Uwiteka abana banjye, ndivugana namwe, ni umwuka ubuvuga. Hano rero iyo avuga ngo hano data avuga nka ndiho na Yesu akavuga nka ndiho. Niyo mpamvu muri Yohana 8:5 yabwiye abayuda bamuhakanye b'abafarisayo ngo Aburahamu yishuye kubona umunsi wanjye awubonye aranezerwa.
noneho baramutse kutaramara imyaka 50 were ku 56 kuri 58 Yesu abasubiza kutaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute atango nukuri ndabwira yuko Aburahamu atarabaho ndiho bahise bafata amabuye iyi Bibiliya y'abahamya ba Yehova iri jambo bararihinduye abayifite ntabwo ivuga ngo ndiho kuko batemera Yesu nka ndiho bavuga ngo Yesu ni Mikayeli niyo marayika wabanje kuremwa Imana imukoresha kurema ibindi ntabwo bamwemera nka ndiho niyo mpamvu barihindura rino jambo Yohana 8:5-8 muzasome afite Bibiliya z'abahamya ba Yehova muzazirebe hariho ijambo ngo Aburahamu atarabaho narindiho hano kugira mukure izina rya ndiho risobanura Yehova kuko batemera ko Yesu ari Yehova ariko Yesu ni Yehova wabiriya muri King James is called I am risobanura Jehova rero Yohana 8:5-8 muzahasome rivuga ngo Aburahamu atarabaho ndiho igice cya 10 cya Yohana 30 ngo nge na data turumwe kano kantu nta sinshaka ngo ngene ntakababwiye ikigaragaza ko Yesu yari umubiri w'Imana Thomas yigeze ashaka kumenya nako Filipo yabaje mu gice cya 14 Yohana 6 kugeza ku wa 9 n'uwa 10 Yesu ngo niwe nzira ukuri n'ubugingo ntajya kwa data ntamujyanye cyangwa ngo uyu munsi mwabonye data mwanamubonye Filipo agira ikibazo kuko yarigeze yumva Yesu avuga muri Yohana 24 ngo Imana ni umwuka namenye ngo bakwiye kwisenga mwuka no mukuri rero kumva Yesu avuga ngo babonye Imana data birabacanga Filipo abaza ikibazo bakabaye wibaza ubu muri iki kiri muri Yohana 14 umurongo w'9 uwo munanira mubaza twereke data birabiduhagije hano Filipo ashaka kureba iki ashaka kureba ishusho y'Imana itakora iki itaboneka kandi Yesu niyo shusho y'Imana itaboneka niyo mpamvu Yesu asubiza Filipo ati ngo aho twabaniye Filipo kugeza n'ubu nturamenya ntuzi yuko umbonye ababonye data icyo Yesu yavugaga ngo ushaka kureba ishusho y'Imana itaboneka kandi ninjyewe shusho y'Imana itaboneka ushaka kureba umbonye ababonye data kuko data ari muri nge nanjye nkaba muri we aha ngaho ngo amagambo mvuga sinyavuga ku bwanjye ahubwo data uri muri nge ni ukora imirimo ye iki kwega ko Yesu ari umubiri w'Imana akora data akora imirimo ye Yesu ngo igihe cyose data arakora nawe arakora rero ibyo Yesu akora nibyo Yesu akora ibyo data akora nibyo Yesu akora nibyo umwuka akora rero n'umwe ntibizagucange Filipo arashaka kureba ishusho y'Imana itaboneka umubiri w'Imana Yesu avuga yuko ari we mubiri w'Imana umubonye ababonye se ntabwo Yesu avuga yuko ari we data yavugaga yuko data ari muri we Yesu abisobanura ari kwerekana yuko we ari ishusho y'Imana uwo ngo ashaka kureba itaboneka nkuko Didiye urebye umubiri wanjye ubumbonye nyine uburebye ishusho yanjye ariko ntabwo uburebye ubugingo bwanjye rero umbonye umubiri wanjye ubonye Didiye nyine ni muri ubwo buryo rero isano umbonye ababonye Didiye ariko Yesu umbonye ababonye data kubera iki nuko Yesu yari yifite icyizere azi yuko ari we mubiri w'Imana akaba ari we shusho y'Imana itaboneka rero ntabwo Imana baje kurema ishusho yayo yarayihoranye iteka ryose ku munsi wa none ntugakore ikosa ko kwita Yesu ikiremwa n'Imana yahindutse umuntu ku munsi wa none tuve mu ubu bwari ubwiru ubu ngubu burahishutse kandi Imana ibampere umugisha rero mu kumenya icyo dusaba no kumenya Imana turasaba gusenga data mu izina rya Yesu dushobojwe na mwuka dusengesha umwuka iteka rero umwuka aradushoboza tugasenga data mu izina rya Yesu rero ngo nitumwumvira ni amagambo y'aba muri twe natwe tukamuri yo tuzasecye dushaka cyose tugihabwe Imana ibampere umugisha rimwe so Didier uzi nka Didi Imana ibampere umugisha icyo ragiraho amatsikuze kumbaza kiragucanga turushaho kubisobanukirwa ariko uyumve neza witonze data nsenze mu izina rya Yesu Kristo kuko unshoboze kuko ubwanjye sinakabisobanuye nk'uko biri ariko urashimye yuko Uwiteka bisobanuka kuko Imana data wigeze ubwawe ubihamya mu Baheburayo ibice cya 1 umurongo wa 10 kugeza kuri 12 data uravuga iby'umwana wawe Yesu umuhamya ngo ijuru n'isi ni umurimo w'intoke ze ngo bizasaza bihinduka ukundi impamvu bizasaza nuko byo byagize itangiriro ariko Kristo Yesu ngo we azahoraho kuko we niyahozeho nta tangiro niyo mpamvu nta nihereza afite rero kuko isi n'ijuru byatangiye bizagira iherezo bihinduka ukundi uvuga yuko Kristo Yesu ari uzayibihindura bishya data ubivuga mu byahishuwe 22 umurongo wa 5 wa 6 ngo byose urabihindura bishya ariko mu Baheburayo wavuze yuko ngo ubwira mwana wawe yuko ijuru n'umurimo w'intoke ze ngo ntuzabihindura abihindure bisha bihindurwa ukundi ariko bazahora nk'uko yahoze
we ko nk'uko uzabihindura data uzakoresha Yesu kubihindura bishya. Yesu niwe mukozi w'umuhanga, Yesu niwe Adonai, Yesu niwe washize ku muragwa byose nawe byaremewe, kuko niwe byose wabiremye. Ubwawe uramuhamya yuko ari Uwiteka. Ntabwo twebwe rero dukwiye kumugira imana ntoya kandi weho umwita umuremyi wa byose. Kristo Yesu aho twagiye dukererwa ku ruhande rumwe tugashidikanya ku bumana bwawe, abagiye bakwibazaho bakugira iki, bakwita ikiremwa kandi uri umuremyi, bakakwibeshaho Kristo bababarire. Kandi Uwiteka urushaho guhishurira buri wese kukumenya yuko uri umuremyi, kuko nta wundi mukiza atari wowe. Ubwawe ni wowe waje uradukiza, ni wowe umucunguzi, ni wowe waje uraducungura, uradukunda, ugaragaza urukundo duhuza n'Imana twari twarakuye kure yawe, uratwigarurira. Uhabwe icyubahiro kuko turi abawe kuva umunsi n'iteka ryose. Reka ubutumwa buze kugera kuri benshi, Uwiteka wubakire mu izina rya Yesu. Amina.